Nari umusore none ndashaje ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe. Nanjye hano kuva nahaza kwa runo rubuga cyangwa se kuva twafungura irivuga butumwa kuri muranda kandi tumenye neza kuko twamaze kwitandukanya n'abatubwira ngo ubuzima bwiza tuzabubona tumaze gutandukana n'uyu mubiri. Oya, tugomba kubutangirira hano. Aha, Yesu yaravuze ngo muhere Yerusalemu. Ubuzima bwiza tugomba kubutangira hano muri ino si. Yesu yaravuze ngo muhere Yerusalemu asigaye mukongeze isi yose. Nta muntu uzatubwira ngo tugiye tugwaye bwake ngo nimuze dusangire dusabana mu byiza Imana yaduhaye. Reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza, tubifuriza weekend y'umugisha, tubasuhuze mu by'ukuri tukomeza kubifuriza kwitegura cyangwa se iminsi mikuru igikomeje ko kuva kuri Noheli kugera kuri iyi weekend. Abantu baracyari mu minsi mikuru, ariko reka mbifurize nyine gukomeza kugira iminsi mikuru myiza. Mbifuriza bonane ubu ngubu niyo mu by'ukuri iri mu bitekerezo, iri mu myumvire, iri mu myitwarire, mbega imvugo iriho cyangwa se indirimbo. Icyo turi kwiyumvamo ni ugusoza umwaka tugatangira n'ubundi. Nanjye rero hano kuri Bohoka Wisanzure TV nako turababwira ati nimugire umwaka mushya muhire, umwaka wuzuye amata n'ubuki. Rero twabateguriye ikiganiro kivuga ngo uyu mwaka nyaboneka ntuzabe mu bwigunge. Hano Bohoka Wisanzure TV nayo yabateguriye umwaka mushya muhire, utazaba mu bwigunge. Rero bibaye byarakucitse bikakunyuraho ntubashe kugira ubusabane na Bohoka Wisanzure TV, nariko twabateguriye umwaka mushya muhire. Mu mwaka mushya muhire rero harimo kurya, kuririmba, kwishima, kunezerwa, gusangira, gusubiza amaso inyuma tukareba iby'Imana iba yaradukoreye. Uyu mwaka waranzwe n'ibintu byinshi, ngira ngo tuzareba bimwe by'ingenzi ku munsi w'ejo byagiye biranga kuri uyu mwaka, kuko ku munsi w'ejo nibwo tuzakora ikiganiro cya nyuma gisoza umwaka. Nduba tushobora kuzagikora kare, ariko mu by'ukuri uya munaka tujye kwishimana n'abandi mu birori. Ariko reka mbatumire, Bohoka Wisanzure ibatumire, turaza kubabwira aho tuzahurira. N'uzifuza umuntu wese cyazagire uzaba mu by'ukuri mu bwigunge cyangwa se ngo yumve kuko aheramwe n'agahinda duke dufite, turareba uburyo twazadusaranganya ahasigaye abantu bose bazarebe aho bahurira na Bohoka Wisanzure TV. Dusangire umwaka mushya muhire, dusoza wa 2023 umwaka watubereye w'igitangaza. Turashimira cyane abantu babanye natwe. Mushumba Xavier turamushimira, Mushumba Mbanza turamushimira, turashimira Evangeliste Joseph cyane mu by'ukuri yabaye umuntu w'indashyikirwa hano kuri Bohoka Wisanzure TV. Turashimira cyane Alphonse ambasaderi wacu, mu by'ukuri turashimira. Ni benshi twashimira, ariko wenda ku munsi w'ejo tuzabashimira turi no gusangira. Nayindi gutekereza ko ku munsi w'ejo abakunzi bacu ba Bohoka Wisanzure mu kiganiro cyo gusoza umwaka, nyabone hari impano Bohoka Wisanzure yabateguriye. Ejo muzaze muri benshi, ejo nzakora ikiganiro live. Iki ngiki ntabwo mbashije kugikora live, ariko ejo reka mbararikire ko dufite ikiganiro live kizatangira ku isaha y'i Kigali saa 12. Ku isaha y'i Kigali saa 12 tuzaba dutangiye ikiganiro. Reka mbararike abakunzi bacu ndetse n'abazashaka kuboneka muri studio. Ndabwo ndararika Joseph, ndararika Mushumba Mbanza niba yaboneka, Mushumba Xavier niba yaboneka, Mushumba Auguste niba yaboneka, Mushimba nakiriye abashumba bitwa ba Theo babiri hano. Hari Theo Mbanza, hari na Theo Ntirenganya. Uwaboneka wese azatwifatanya mu gitaramo, ariko tunasangira umunsi mukuru wa Pasika. Hari impano rero zateguwe ku muntu wari we wese uzagaragara mu by'ukuri ko turi gusozanya umwaka. Hari impano Bohoka Wisanzure TV yateguye, izo mpano zizabageraho. Hari n'ahantu hateganyijwe kandi ho gusangirira. Bohoka Wisanzure yateguye abari Uganda, ubwo nibe haboneka bari Uganda nzababwira aho bazahurira. Abari mu Rwanda naho nzababwira aho bazahurira.
ejo nkeneye komanteri z'abantu kugira ngo turebe ahantu, kuko ntabwo dukeneye abantu bazaba mu bwigunge ku munsi mukuru. Turashaka ko mu by'ukuri ubwo twavuze ngo roho nziza itura mu mubiri muzima, uyu mubiri wacu uzabe umeze neza. Reka rero mbere yuko dutangira n'iki kiganiro cyo kubararika ariko gitegura icyo ku munsi w'ejo gisoza umwaka, ikiganiro cy'ejo azaba ari ikiganiro cyo kuganira, cyo gusangira, azaba ari gusangira iby'umwuka n'iby'umubiri byose hamwe bigendera hamwe. Mbarariki rero kuko tuzaba dufite n'ikindi kiganiro cyo kizaba ari kigufiya cyane ariko ku rundi ruhande cyo kuri Gubwa Neza TV, aho twigisha abantu imirire myiza, gutegura ibyo kurya, naho tuzahanyuza ikiganiro ariko kizaba ari kigufi cyane, ariko n'abakunzi bacu nabo turabararika kuko aho ngaho kuri iyo chaîne naho tuzanyuzaho ikiganiro kigaragaza amafunguro umuntu tuzasangira ku munsi mukuru wa bonane. Rero reka tujye imbere y'Imana dusenge. Ndimo ndabararikira ikiganiro cyo ku munsi w'ejo, reka dusenge Imana. Nyaguhora ku ngoma, uri Imana nziza kandi uri Imana ishobora byose. Umugaragu wawe Dawidi yaravuze ati arinze asaza atarabona umwana w'umukiranutsi asonza cyangwa ngasabirize. Turi gusoza umwaka rero, reka uzaduhane gusabana mu byo kurya, mu byo kunywa ndetse no mu by'umwuka ku bakunzi bacu bagize uruhare rukomeye rwo kugira ngo ibiganiro byacu byumvikane hirya no hino kuri iyi si dutuyeho. Bana natwe rero muri iki kiganiro tugiye kugira utumurikire kandi amajwi yacu agere kure aho ushaka mu izina rya Yesu, amena. Rero amajwi yacu Imana ijya iyamurikira agere aho Imana ishaka. Amajwi yacu Imana igomba kuyamurikira akagera aho ishaka ubwayo, kuko niyo yateguye umurimo kandi niyo izabusoza. Tugiye gutangirana rero n'ijambo ndi kubararika. Nabwo iki kiganiro nicyo kurarika. Turabararika, ndabararika kugira ngo ndazagira umuntu uba mu bwigunge cyangwa se wicwa n'inzara ku munsi wa bonane, kuko hano Bohoka Wisanzure TV yarabiteguye neza amafunguro abakunzi ba Bohoka Wisanzure uko bagomba guhura bagasangira bagasabana. Ariko dukeneye kumenya muzaba muri bangahe mwifuza kuzasabana, kuzasangira na Bohoka Wisanzure TV ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, kubera kuko dushoje uyu mwaka duhagaze neza pe. Ndagira ngo mbabwire ngo mbwire mushumba Theo, mbwire mushumba Auguste, mbwire mushumba Xavier, mbwire evangeliste wabaye ambasaderi televiziyo yacu muri Afurika Joseph. Mu by'ukuri dushoje uyu mwaka duhagaze neza, dushoje uyu mwaka duhagaze neza. Niyo mpamvu tugomba gusangira umunsi mukuru wa bonane. Umuntu wari we wese rero kubisa akajisho kuri televiziyo yacu Bohoka Wisanzure cyangwa se kuri urubuga rwacu cyangwa se kuri uyu muhanda, wakandagiye muri uyu muhanda wa Bohoka Wisanzure TV, ndagira ngo mubwire ngo mu by'ukuri hari impano twateguye kandi zigomba kubageraho, kuko nzi neza kuko mudukunda kandi mudukurikira, ko turabibona ko abantu mu by'ukuri mudukunda kandi mudukurikira. Rero iri jambo turi gusoza uyu mwaka turivuga ko nta muntu ugomba kuba mu bwigunge. Wiba mu bwigunge kandi Bohoka Wisanzure TV hari. Ngwino dusabane, ngwino twidusanzure, ngwino tuvuge uko Imana yatubohoye, tuvuge iby'Imana yadukoreye. Erega ibyo tuvuga bikwiye kuva no mu magambo, ahubwo bikagaragarira no mu bikorwa. Ahangaha rero turaza kuganira n'ijambo ry'Imana riratumurikira. Ijambo turi gusozanya uyu mwaka ni ijambo dusanga mu gitabo cya Zaburi muri Bibiliya, muri Psalme cyangwa se Psalm, muri Psalme cyangwa se Zaburi ibice 37 umurongo wa 25. Turi gusozanya uyu mwaka n'ijambo ry'Imana ritwereka uburyo ki Imana itugaburira kandi natwe tugomba kugaburira abantu bayo. Mu gihe Imana iduhaye uburyo natwe tugomba guhereza abandi. Niba Imana iduhaye twikemera ko hari ababa mu bwigunge. Rero ku bakunzi bacu ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 37 umurongo wa 25 ari ryo turi kwifashisha dusoza uyu mwaka wa 2023. Ni ijambo ryavuzwe n'umugabo
umugaragu w'Imana Dawidi ashima Imana avuga gukomera kw'Imana, ari nako turi kuvugira hano kuri Bohoka Wisanzure TV. Dawidi rero yaravuze ati nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe. Nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe. Nanjye hano kuva nahaza kwa runo rubuga cyangwa se kuva twafungura irivuga butumwa kuri murandasi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri nagiye ngumya kubona ukuboko kw'Imana. Ntabwo nigeze mbona n'umunsi n'umwe Imana indeka. Niyo mpamvu rero kuri uno mugoroba turi gusoza umwaka, ndi kurarika bari muri Amerika, bari muri Australia, bari Uganda, bari mu Rwanda, bari muri Kongo, bari Burundi, bari hano muri Denmark, bari hirya no hino ku isi. Ariko by'umwihariko cyane ndakunda cyane abakunzi ba Bohoka Wisanzure TV bari mu Bubiligi no mu Bufaransa. Nabo rwose nyabunega bonane merve rwose ndagira ngo mbabwire ngo abantu bari mu Bubiligi no mu Bufaransa, mu by'ukuri nubwo uko mwaba mungana kose ndabakunda, nkunda commentaires zanyu, nkunda ukuntu mbona muri systeme imibare yiyongera y'abantu bakurikira urubuga rwa Bohoka Wisanzure TV. Rero bigaragara kuko ibyo bintera imbaraga, bigatuma ndushaho kuvuga tuti Mana jya unshoboza, ujye umpereza icyo kubwira abantu bawe kugira ngo bunguke mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Ijambo hano tuvuga kuri Bohoka Wisanzure TV, dukeneye ijambo ritwungura mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Ntabwo tuzabwira abantu amarangamutima cyangwa se kubahimbaza cyangwa se kubashuka cyangwa se kuboshya cyangwa se gukurura amarangamutima yabo, ahubwo dukeneye ko ijambo ry'Imana ritura muri twe, ariko roho nziza igatura mu mubiri muzima, tugakura mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, tugakura mu buryo bw'imibereho yo muri iyi si. Reka mbabwire, tukiri muri ino si tugomba gushakisha uburyo natwe ibi by'isi Imana yaduhaye tubibona, kuko n'iki Imana yaremeye Adamu na Eva iravuga ati ubusitani ndabubahaye kugira ngo mubabyaze umusaruro. Ubusitani Imana yaduhaye rero naha dutuye, ni iyi si turimo, ni imirimo dukora, tugomba kwibyaza umusaruro. Uwatubeshya ngo ijuru ari kuritandukanya n'imibereho tubamo muri ino si, uwo muntu aba adushutse, aba ari kutwibagiza ibi tureba, tukareba ibi byo tutazabona, kuko ubu buzima turimo bw'uyu munsi wa none nibwo budutegurira ijuru. Ubu buzima turimo umunsi wa none, uko dutegura uyu mubiri, uko dutegura roho iri muri uyu mubiri, n'uyu mubiri uko tuwutegura ibumbatiye iyo roho, niyo nzira itujyana mu bwami bwo mu ijuru. Be kudushuka ngo uyu mubiri nituramuka tuwononye, ngo uyu mubiri nituramuka tutawitayeho, uyu mubiri iyi si nibyo yadishyizeho Imana, nituramuka tutabifashe neza, be kutubeshya ngo ijuru ngo turaritegereje. Turi gusoza umwaka rero, reka dusubize rero amaso inyuma turebe impamvu mba mvuga ngo dusangire umwaka mushya muhire. Bitavuje ko abantu hari abagize ibyago, ariko Imana yampaye umugisha mu buryo butandukanye, hirya no yamigisha y'uburyo n'ibumoso imbere n'inyuma. Imana rwose yayimpundagajeho, by'umwihariko tunyuriye muri uyu muyoboro wa Bohoka Wisanzure TV. Nabonye inshuti, nabonye abavandimwe, nabonye ababyeyi, nabonye ya bene data, nabonye abakozi b'Imana, nabonye abangira inama, abampugura. Hari n'ibiganiro nateguraga rwose, namara kubitegura ngiye bakambwira bati reka ati umwuka w'Imana hari icyo uri kuvuga, hari aho bitagenze neza. Nahuye n'abantu bampanura, abantu bangira inama, abantu bamba uruhande. Reka mbashimire cyane umuntu wari we wese watanze commentaire, uwanyegereye akambwira bati nyabune uburyo bwiza bw'ijambo ry'Imana kuri uru rubuga ni ubu ngubu. Ndashimira cyane abapasiteri twakoranye, ndashimira cyane umuryango wanjye bambaye hafi rwose muri uyu mwaka, ku buryo hari aho nageraga ngiye nkumva nshatse no gucika intege, ariko nkumva nongeye kugira imbaraga
bakangaruramwo imbaraga. Ibyo rero ndabashimira cyane, ndabashimira. Ntabwo nabona uko mbashimira, nzabashimira ngira ngo cyane ejo turimo tunasangira, kuko nabwiye ko hari impano kandi buri muntu wese impano ye izamugeraho. Mbivugiye ahangaha, ntabwo nshatse kubinyurira muri groupe, ntabwo nshatse kunyura mu gikari, ariko nkuko hirya no hino imiryango yose itandukanye usanga iri gushyiraho impano z'iminsi mikuru, natwe uyu ni umuryango mugari, ni itorero rinini. Hari aho hari uwigeze anyarije ngo atari ko kutatanze impano ya Noheli. Mu by'ukuri ntabwo nari kubura kuyitanga, ariko mwibuke ko nari ndi kuva mu birori, ndi kwisuganya, ndi kuvuga ati reka abakunzi bacu tutabashije no kubonanira mu birori, kandi nabo bari bifuza ko tunabonana by'umwihariko bo muri Afurika, ati ubwo ngarutse reka tuzasangire umwaka mushya muhire. Ijambo ry'Imana rero, Dawidi aravuga ati nari umusore none ndashaje. Twebwe ntabwo turasaza, ariko uko byakwigendere gabwo tuba turi no gusaza. Nubwo abantu baba bari kuvuga ngo ni umwaka mushyashya, ariko twebwe haba mu buryo bw'umubiri tuba turi kugenda. Ariko ubwo icyo dutekereza ni ukwibaza ngo mbese mu buryo bw'umwuka duhagaze dute? Dawidi rero yateruye amagambo aravuga ati nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe. Ayo ni amagambo y'umukozi w'Imana. Reka natwe turi gusoza uyu mwaka rero, Dawidi yari arimo asaza, burya natwe y'imyaka iri kugenda tuba turi gusaza, ariko mbese abakiranutsi, abakozi b'Imana bahagaze bate mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka? Kuko Dawidi we yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe, cyangwa ngo urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Aya ni amagambo y'umukozi w'Imana, niyo nyine azatuyobora muri ibi biganiro bisoza umwaka. Ati nari uko imyaka igenda iza, buriya tuba tugenda dusaza. Ufite umwaka umwe bibiri, ufite ibiri ikaba itatu, ufite 50 ikaba 51, ufite 99 ikaba 100, ubwo imyaka ikaba iri kwisunika. Ariko se abantu b'Imana bo baba bahagaze bate mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri? Kuko Dawidi we yaravuze ati ntabwo yigeze abona mu buzima bwe, ntiyigeze abona umukiranutsi aretswe. Nubwo bishatse kuvuga ngo umukiranutsi yashoboraga, cyangwa se umuntu w'Imana yashoboraga kunyura mu bikomeye, ariko Dawidi akavuga ati sinigeze mbona Imana imukuraho amaboko. Natwe birashoboka ko twagiye tunyura mu bikomeye muri uyu mwaka urangiye wa 2023, ariko Imana ntabwo yigeze idukuraho amaboko ngo dutandukane n'uyu mubiri. Imana yagumye kuturindira muri uyu mubiri, igumya kutwereka imbaraga zayo, igumya kutwereka urukundo. Hari n'ibyiza byinshi twabonye tutari twiteguye ko tuzabona muri uyu mwaka wa 2023. Ibyo byose tubishimira Imana. Dawidi rero aravuga ati nari nari umusore none ndashaje. Imana yahamagaye Dawidi ari umusore, imuhamagara mu murimo wayo ari umusore, ariko ngo yarinze asaza, ameru imvi, umusatsi w'uruyenzi, ntabwo yigeze abona umukiranutsi Imana imukuyeho amaboko. Mbese muri uyu mwaka Imana we ntiyaba yaragukuyeho amaboko, ukahura n'ibibazo bikomeye, ukajya wenda cyangwa se ukaba wiyumva ko Imana yagukuyeho amaboko? Ariko uyu munsi ijambo nanone riguhumuriza, riravuga ngo ntabwo umuntu w'Imana imukuraho amaboko nubwo yaba anyura mu bikomeye. Irindi jambo rikomeye rero, ntabwo ari umuntu ku giti cye gusa, ahubwo Dawidi we yaravuze ngo n'urubyaro rw'umukiranutsi, n'urubyaro rw'umukozi w'Imana ngo ntirwigeze rusabiriza ibyo kurya. Kubera kuko umukozi w'Imana, Imana imuha ubwenge bwo guhaha, Imana imuha ubushobozi bwo kubonronkeraho abandi baburiye. Reka mbabwire, nkunda kuvuga ngo roho nziza itura mu mubiri muzima. Kavuga ati ntabwo bishoboka ngo ubuzima tubamo bwa buri munsi tubutandukanye n'ijuru turi kwerekeramo. Ubuzima bwacu bwa buri munsi niyo orientation y'ijuru turi kwerekeramo, kuko ubuzima tubamo nibwo budutegurira ijuru.
kuko niba tutashoboye gukemura, kuko niba Dawidi avuga ati nari umusore none ndasaje sinigeze mbona umukiranutsi ariko, cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize, bishatse kuvuga ikirere abantu b'Imana. Niyo mpamvu turi kurarika no kuri Buhoka Wisanzure TV ati nimuze dusangira umwaka mushya muhire, dusoze 2023 twinjire 2024 turi gusangira iby'umwuka n'iby'umubiri. Turi kubararika rero mu kiganiro kizatambuka ejo live guhera saa 12 ku isaha yo mu Rwanda, tubabwire ngo tusangire ibyo kurya by'umwuka n'iby'umubiri. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nari umusore none ndashaje sinigeze mbona umukiranutsi aretswe, ngo cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Urubyaro rw'umuntu ukorera Imana, rw'umuntu wubaha Imana. Dawidi yaritegereje abaho arareba, kandi koko Dawidi yagize abana benshi, yagize n'abagore benshi, ariko mu kubaha Imana kwe, mu guca bugufi kwe mu gihe cyiwe, nta mwana we wigeze wicwa n'inzara, nta mwana we wigeze asabiriza ibyo kurya. Ndetse n'abamukomotseho, murabona n'abamukomotseho, ese reka turebe kiriya gihugu cya Isirayeli, habamwe ibindi byago, hakabamwe izindi ngorane, ariko ntabwo uzumva bari gusabiriza ibyo kurya. Burya ikintu cya mbere gituma abantu tubunza imitima ni ukubura ibyo kurya, cyangwa gutekereza ngo ejo nzarya iki. Ibyo rero bituruka no mu gukora cyane. Ibyo iyo turi kuvuga ijambo ry'Imana, udusoza uyu mwaka turushaho no gufata ingamba zo guhindura imibereho mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Imikorere mu buryo bw'isi uko twakoraga hari ikigomba guhinduka, kandi no mu buryo bw'umwuka turushaho kwitegura neza ko ibyo dukora bizaragwa n'abana bacu. Twe kurya gusa ibigendana n'inda zacu, ahubwo dukore ibizasigarana n'abana bacu. Bakunzi rero ba Buhoka Wisanzure TV, hano turi kuvuga ngo muze dusangire umwaka mushya, dutangire umwaka mushya wa 2024 dusangira kandi duhindura n'ingamba z'imikorere. Turabararika no kuri Buhoka Wisanzure TV, ni mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo. Impano turi kuzitegura cyangwa se zaranateguwe zimwe, ariko tureka abakunzi bose tuzika muri benshi, ariko tuzashyiraho amasite, dushyireho n'umuyoboro waduhuza, dusangire, dusabane, tuvuge ngo dore ibyiza by'Imana, dore ibyiza byo kuba mu nzu y'Imana, dore ya magambo Dawidi yavuze arasohoye ngo ntabwo nigeze mbona umukozi w'Imana aretswe. N'abari bo ku muhanda rwose mubabwire, mubararike, mubabwire muti nyabune hari aho bashobora gukura igitoki cyo kurya, badaheruka kurya ku kanyama, hari aho kaboneka. Roho nziza tura mu mubiri muzima, tujye tuvugisha ukuri, tuvuge iby'umwuka, ariko twe kuvuga amarangamutima, twe kuvuga ibikura abantu umutima. Turebe ibintu dukeneye muri ubu buzima, kuko niba tutabasha gukemura ibyo dufite muri ubu buzima, iby'ubwo bundi buzima tutazi uko bimeze tubonera muri Bibiliya gusa, ariko tubona n'ababivuga muri Bibiliya bari abanyabikorwa, bari babayeho neza, nta wigeze. Iyo urebye mu banditsi ba Bibiliya bose, abanditsi banditse iyi Bibiliya dusoma, usanga buri wese yari afite imirimo myiza imutunze, afite ubuzima bumutunze. Hari abari abahinzi, hari abari abakozi ba leta, harimo abadogiteri, harimo abaveterineri, harimo abacuruzi, harimo abarobyi, harimo abigisha amategeko, abacamanza, harimo abami. Abantu bari bafite imirimo, nta muntu wishwe n'inzara, nta muntu w'imburamukoro tubona uri mu bantu bagize uruhare mu gukoreshwa n'umwuka wera ngo bandike Bibiliya. Rero dusoze uyu mwaka abakunzi ba Buhoka Wisanzure TV, turimo tubuhuka, turi kwibohora, twibohora ubukene, twibohora imyumvire iciriritse, twibohora abantu badushuka ngo bari guhanura. N'ubuhanuzi nabwo tugomba kubwibohora. Abo bigisha b'inyuma baje mu bundi buryo, bakaza bitwikiriye ikintu kimeze
nk'ikera kandi ari umukara, tubabwira ati dore mwambaye umukara, mwivuga ngo mwambaye umweru kandi mwambaye umukara. Ibintu by'ubuhanuzi nabyo muri uyu mwaka wa 2023 ni imwe mu ngingo tuzasesengura, ndetse twanabivuzeho cyane muri uyu mwaka wa 2023. Turavuga tuti nyabune dusenge dukora kandi dukore dusenga. Ibi bintu by'ubuhanuzi byateye abantu bajya hariya bakihandagaza. Umwuka w'Imana tuzi uko ukora, umwuka w'Imana tuzi uko ukora, ntabwo ugendera mu kajagari. Umuntu gutoroka urugo rwiwe akagenda akajya kwihisha mu miji itandukanye, akajya kuvuga ngo afite ubuhanuzi, asize abana bari kwicwa na bwake, asize umugore yambaye ubusa, ahasigaye akajya guhiga abakobwa bo mu mujyi, azashukisha ko Imana hari ibyo yamubwiye. Hari byinshi nagiye mbona mu bantu, ibyo byose ariko byatumye mbona kuko Satani yahinduye uburyo bw'imikorere. Bakunzi rero babohoka wisanzure TV, narinda ahangaha ndi kubararikira ikiganiro cyo ku munsi w'ejo. Azaba ari saa 12 ku isaha ya Kigali, azaba ari saa 1 ku isaha ya Uganda, azaba ari saa 11 hano mu masaha ya Scandinavia cyangwa se mu masaha y'i Burayi. Azaba mu by'ukuri ari saa 5 z'ijoro mu isaha muri Australia, azaba ari mu masaha ya saa 5 z'amanywa muri Amerika. Ndi kubararikira rero ikiganiro cyiza cyo ku munsi w'ejo cy'ubusabane. Ubusabane, ndi kubararikira ikiganiro cy'ubusabane ku munsi w'ejo. Tuzasabana mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Tuzasabana mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kandi uzashaka wese kwandika igitekerezo tuzashinga amasite ku buryo buri wese tuvuye ngo mbe buri wese ahantu impano yiwe yateguriwe na Bohoka Wisanzure TV imugezeho. Kandi bararikira ikiganiro kigufi nacyo tuzagira ku bantu bashaka kuzategura neza amafunguro y'umwaka mushya muhire. Ejo nabwo nzabategurira recipe cyangwa se nzabategurira ibirungo bitandukanye bishobora gukoreshwa n'ibiribwa bishobora gukoreshwa ku mwaka mushya muhire, udasesaguye umutungo wawe, ibyo kurya n'ibyo kunywa kandi udasesaguye. Umwaka kuri Noheli na kuri Bonane hari abasesagura. Njya nibuka ari umugabo narinzi wigeze ufata ihene yiwe arayibagara, ry'inyama nyinshi, arangije nimugoroba baraduhamagara ngo yariye cyane, igifu kinanirwa gukora imirimo yacyo. Hasigaye ubwo agendana n'umwaka, yaravugaga ngo ari kwizihiza nkaho yakijihije umwaka, ahubwo umwaka waramwizihije. Rero icyo twe twifuza hano, ntabwo twifuza ko umwaka utwizihiza, ahubwo ni twebwe tugomba kwizihiza umwaka kandi dusubiza amaso inyuma tureba ibyo twaciyemo n'ibyo twakoze n'ibyo twagezeho, ariko noneho gahunda zacu n'imipango yacu turushaho kwishyira imbere y'Imana no kwishyira mu myumvire no mu bitekerezo. Tuvuga tuti ese ko kuri Bohoka Wisanzure TV uyu mwaka dushoje duhagaze dutya, ati mu mwaka wa 2024 tuzasoza bimeze bite? Tuzaba twikubye kabiri, kuki byaba kabiri ntibibe gatatu gusa? Ubu byaratugoye kuko ndi mwitangira, ariko ubu ngubu aho tugeze, buriya umuntu amaze gusakara, gushyiraho imiryango n'amadirishya ntabwo biba bikigoye. Iyo umuntu amaze gusakara atakinyagirwa, ndetse n'urugi rw'irembo yamaze kurukubitamo n'amaserire n'ibirahure, n'amadirishya amaze kuyafunga asigaje gushyiramo amakaro, ibyo ngibyo biba byoroshye nayo kandi ari aho ngaho ari muri depo. Rero ijambo twari turiho nirivuga ngo nimuze dusabane, nimuze tugaragaze ko twibohoye mu bitekerezo, mu myumvire, kandi tumenye neza kuko twamaze kwitandukanya n'abatubwira ngo ubuzima bwiza tuzabubona tumaze gutandukana n'uyu mubiri. Oya, tugomba kubutangirira hano. Aha, Yesu yaravuze ngo muhere Yerusalemu. Ubuzima bwiza tugomba kubutangira hano muri ino si. Yesu yaravuze ngo muhere Yerusalemu, hasigaye mukongeze isi yose. Nta muntu uzatubwira ngo tugiye tugwaye bwake, ngo tuzagenda turi kuvuga amarangamutima, ngo muze dusangire. Ubu ndi kuvuga ngo muze dusangire kuko birakwiriye, n'uyu mubiri hari icyo ukwiriye. Rero ndabararika hano, hari abasogongeye ku byiza bya Bohoka Wisanzure TV. Na n'uyu munsi rero biracyahari, na n'uyu munsi biracyahari. Reka mbararike kugira ngo ku munsi w'ejo turi gusoza umwaka. Ejo ni ikiganiro kitazamara igihe kinini, tuzatangira saa 10
ni ikiganiro kizamara isaha imwe yonyine gusa, kizamara isaha imwe yonyine, kizaba cyitwa ngo nimuze dusangire dusabana mu byiza Imana yaduhaye. Nimuze dusangire dusabana, muze dusangire ku by'Imana yaduhaye kandi dusabane mu buryo bw'umwuka. Dusangire mu buryo bw'umubiri iby'Imana yaduhaye, dusabane mu buryo bw'umwuka. Dusangire iby'Imana yaduhaye, iby'Imana yadufashishije kubona hano kuri Gusangira TV, noneho tunasabana mu buryo bw'umwuka, tunarushaho kunoza neza gahunda zacu no kumenya ngo n'ubuzima bwacu busanzwe tuzabuvugeho, kuko abantu bajya bavuga iby'ijuru gusa bakibagirwa kuko turi na hano mwese. Murakoze cyane rero, mukomeze mugira imyiteguro myiza, nyabunega muhaha akaboga, muhaha amavuta, muhaha umuceri, muhaha ibintu byose byo kurya byo kugira ngo nyene abana, abapapa, abamama, abakobwa n'abasore twinjire mu mwaka wa 2024 twaribohoye mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'umwuka, ahubwo turi gusonga mbere bwati ubu buzima bwiza turimo Imana izagumya kudusunika mpaka tugeze mu ijuru. Hari n'abari gusoreza muri gereza nyamara babahanura b'inyoma, hari n'abari soreje uyu mwaka muri prison, rimwe na rimwe bigendeye ku buhanuzi bw'ibinyoma no kuvuga ibintu biterekeranye. Kuki umuntu avuga ibintu bimushyira ubundi ibintu bitafitiye gihamya? Mu mwanya nandi gusoma, ariko ibyo ngibyo tuzaba tubiganira ku munsi w'ejo turi mu busabane. Reka nsoreza ahangaha, ejo mu busabane turi gusangira, turi no kuvuga aha abantu bashobora guhurira. Abo tutazabasha gusangira tuzareba ngo nayahe masite abantu bashobora guhuriraho. Tubwira cyane cyane abantu bari muri Rusizi bwo kuba biyegereza restaurant Gubwa Neza iri kuri Simerwa. Iyo ngiyo rwose turagumya tubwira abantu bari Rusizi, abakunzi bacu ba Rusizi, nizere neza kuko ejo rwose uzaba uri hafi ya Gubwa Neza restaurant iri kuri Simerwa. Uwo nguwo we azaba nyene yamaze kugera kuri site ya mbere. Mukomeze mugira ibihe byiza, turabakunda. Ikiganiro kwa rukubararika ngo muze dusangire dusabana. Imana ibahereze umugisha.